Hi guys, my people, my brother. Ndagusuje kandi mwifurije kugubwa neza. Wewe sema gukurikira amakuru kuri YouTube channel East TV. Ni iby'agaciro kandi komeza udukurikirane. I promise ko nazahwema kubagezaho amakuru azabagezweho mu Rwanda ndetse no ku isi yose muri rusange. Reka amakuru yacu tuyatangire mu gihugu cy'u Rwanda. Kuri uyu munsi ni tariki 3 z'ukwa gatanu mwaka wa 2022. Mu gihugu cy'u Rwanda ikiri kuvugwa nta yindi ni indirimbo yitwa Nyoola Ikoze Bruce cyangwa se Bruce Melodie yakoranye n'umuhanzi w'umuganda ukomeye cyane muri iyi minsi ufite hit iri ku rwego rwo hejuru ku ndirimbo zigiye zitandukanye yagiye asohora nka Weekend. Iyi ndirimbo yitwa Nyoola Bruce Melodie yakoranye na Ikoze ni imwe mu ndirimbo ziri kubica bigacika dore ko imaze iminsi igera kuri 6 ku rubuga rwa YouTube, ikemaze kurebwa n'abasaga 580 igihe kingana n'iminsi 6. Bruce Melodie ubwo yaronshingaga iyi ndirimbo mu gitaramo yise Bruce Melodie Acoustic Night, ubwo yasangiraga n'abantu bagize uruhare mu muziki mu myaka 10 amaze akora umuziki, nibwo Bruce Melodie yaje kumurika iyi ndirimbo yakoranye na Ikoze yitwa Nyoola. Bruce Melodie muri icyo gitaramo cyangwa se muri ibyo birori yari gusangira n'abavandimwe be, inshuti, abantu muri make bagiye bamufasha mu bihe byose mu myaka 10 yamaze akora umuziki. Kandi muri ibyo birori Bruce Melodie yaje kuganira n'itangazamakuru ari kumwe na Ikoze, aza kuvuga ko hari ibitaramo azitabira ku mugabane w'Uburayi yise Europetour. Igitaramo cya mbere Bruce Melodie cyangwa se Taha Iwacu yavuze ko kizaba tariki 7 z'ukwa gatanu mwaka wa 2022 muri Norvège mu mujyi wa Oslo. Igitaramo cya kabiri Bruce Melodie yavuze ko kizaba kuri 13 mu gihugu cya Suwede. Igitaramo cya kane avuga ko kizaba Brussels mu gihugu cy'Ububirigi. Igitaramo cya gatanu yavuze ko kizabera United Kingdom mu gihugu cy'Ubwongereza. Igitaramo cya gatandatu Bruce Melodie yavuze ko kizabera Paris hari mu gihugu cy'Ubufaransa. Kuri uyu munsi Bruce Melodie azitabira ku itariki 7 Bruce Melodie nibwo azitabira igitaramo kizabera hari mu mujyi wa Oslo mu gihugu cya Norvège. Kuri uyu munsi rero tariki 3 z'ukwa gatanu mwaka wa 2022 Bruce Melodie ari kumwe na Madebeats, umwe mu producer bakomeje kumufasha cyane muri iyi minsi, dore ko bari kumukorera featuring zose ari kugenda akora ziri zo ku ruhando mpuzamahanga. Dore nk'indirimbo Bruce Melodie yakoranye na Calligraphy Jones, Madebeats niwe wayikoze. Indirimbo Bruce Melodie Total Crazy yakoranye na Harmonize, Madebeats niwe wayikoze, ndetse n'indirimbo Bruce Melodie yakoranye na Ikoze Nyoola iri ko bica bigacika muri iyi minsi mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu gihugu cya Uganda, dore ko ariyo ndirimbo ya mbere iri kumvuga cyane hari mu gihugu cya Uganda ku rubuga rwa Spotify. Iyi ndirimbo nayo yakozwe na Madebeats. Bruce Melodie rero kuri uyu munsi nibwo yahagurutse mu gihugu cy'u Rwanda yerekeza ku mugabane w'Uburayi aho yari kumwe na Madebeats ndetse n'umwe mu bahanzi bakomeye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda, Intore Massamba. Wakibaza impamvu Intore Massamba ajyanye na Bruce Melodie ku mugabane w'Uburayi? Nta yindi, iki gitaramo kizabera mu mujyi wa Oslo hari mu gihugu cya Norvège. Bruce Melodie kuri stage imwe azaba ari kumwe na Intore Massamba. Kimwe mu bitaramo batangiye guteguza abantu guhera mu kwezi kwa kabiri ku mwaka wa 2022. Iki gitaramo nibwo Taha Iwacu Bruce cyangwa se Bruce Melodie yatangiye kuvuga yuko azakora igitaramo muri Norvège mu mujyi wa Oslo mu kwezi kwa gatanu tariki 7. Avuga ko azaba ari kumwe n'Intore Massamba. Yaje kubyemeza kuri uyu munsi ku rukuta rwe rwa Instagram aposting ifoto we na Intore Massamba ndetse na Madebeats bicaye ahantu muri sale. Hari ibiganiro Intore Massamba yagiye akora mu minsi yashize avuga ati nzaba ndi mu mujyi wa Oslo aho nzaba ndi kumwe na Yuhu. Ubwo yavugaga Taha Iwacu Bruce cyangwa se Bruce Melodie niwe ukunda gukoresha ijambo Yuhu iyo ari nko kuri stage cyangwa se ari nko kwamamaza nk'igikorwa runaka. Iri nimwe mu magambo Bruce Melodie akunda gukoresha. Riza bwa mbere iri jambo ryaje mu ndirimbo Bruce Melodie yise Ndakwanga, yamukoreye ibitangaza bikomeye cyane mu irushanwa rya Primus Guma Guma Superstar yaje kwegukana mu mwaka wa 2018, dore ko yatangiye kuryitabira mu mwaka wa 2014 ikaza kwegukanwa na Jay Paul. Bruce Melodie rero igitaramo cye cya mbere kizaba ku itariki 7 kuri uyu munsi turi 3 akaba ageze ku mugabane w'Uburayi rwose kuri uyu munsi kuri 3 mu gihe igitaramo kizaba kuri 7. Ubona ko imyiteguro irimbanije cyane.
Bruce Melodie cyangwa se itaha iwacu. Uyu mugabo wavukiye hari i Kanombe mu mwaka w'1992 bose ubona ko uyu mugabo imyiteguro ayimereye nabi cyane, hari kwitegura ibitaramo azakorera ku mugabane w'Uburayi ibyo yise Europetour. Igitaramo cya mbere yo ku itariki 7 kikaba kizabera hariya mu mujyi wa Oslo mu gihugu cya Norvège, aze kwerekeza mu gihugu cy'Ubwongereza yerekeze mu Bubiligi, ave mu Bubiligi yerekeza i Paris mu gihugu cy'Ubufaransa. Andi makuru kuri Bruce Melodie cyangwa se itaha iwacu nuko Bruce Melodie yifuza ko indirimbo yakoranye na Eddy Kenzo nimara kuzuza miliyoni views mu gihe kitarenze iminsi 10. ku kantu kumve mu gihe kitarenze iminsi 10 Bruce Melodie arifuza ko indirimbo yakoranye na Eddy Kenzo izaba yamaze kuzuza miliyoni views. Ntabwo azarindira ko inarengaho miliyoni views n'umuntu umwe. Bruce Melodie arifuza ko indirimbo nimara kuzuza miliyoni views ku rubuga rwa YouTube azahita ashyira hanze indirimbo yakoranye na Ikoze. Kandi nanone wibuke ko Bruce Melodie mu minsi ishize abitwa B2C bavuye mu Rwanda bamaze gushutinga indirimbo bakoranye na Bruce Melodie. Nimwe mu ndirimbo zitegerejwe, ubona ko uyu musore w'umunyarwanda afite projet nyinshi mu gihe kiri imbere, arimo aragenda ategura ibintu byinshi kandi abishyira ku murongo. Niyo mpamvu uzagenda ubona video challenge zose z'indirimbo ziri kugenda kuri indirimbo Nyoola. Abantu bose bari gukora video challenge, ari kujya gupostinga challenge zose akazishyira ahantu hamwe, post imwe hejuru agahita ashyiraho primunsi, hejuru agashyiraho yamamaza igitaramo. Ubona ko ni umwe mu bahanzi bafashe ibintu bye babishyira ku murongo ku rwego rugaragara. Bruce Melodie rero akaba yifuza ko Nyoola imimara kuvaho mu gihe cy'iminsi 10 azahita asohora indirimbo yakoranye na Ikoze, aveho na Ikoze asohora indirimbo yakoranye na B2C, imwe mu matsinda cyangwa se group y'abahanzi batatu bakomeye cyane hariya mu mujyi wa Kampala mu gihugu cya Uganda. Bruce Melodie namara gusohora indirimbo yakoranye na B2C, indirimbo bavuga ko izasohoka mu kwezi kwa 8, azahita ashyira hanze indirimbo yakoranye na Bemisoro ubarizwa mu itsinda rya Sauti Sol hariya mu gihugu cya Kenya. Ni mu gihe ugomba kwibuka ko Bruce Melodie yongeye agakorana indirimbo n'uwitwa Fig America nayo izasohoka muri uyu mwaka. Rezami ndagushimiye wese mukurikira amakuru kuri YouTube channel EastTV. Yende Olivier Fernandez, see you. Love you so much, guys.